Yes, muraho neza abakunzi ba Mu Rwanda TV. Uyu munsi twifuje kubagezaho amwe mu mateka ya parike y'Akagera nk'uko bamwe muri mwe bari babidusabye. Mbibutsa ko turi muri gahunda ya Menya Rwanda, aho tuzajya tugenda dukora ibintu byinshi bitandukanye bivuga ku byiza nyaburanga bitatse u Rwanda, cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye biri hano iwacu i Rwanda. Yes, tudatinze rero nk'uko bamwe muri mwe bari badusabye ko twazabagezaho amwe mu mateka ya parike y'Akagera. Yes, tudatinze rero, parike y'Akagera niyo parike nini mu Rwanda, aho iri ku buso bwa kilometero kare 1222. Iherereye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ikaba ikora ku turere dutatu ari two Nyagatare, Gatsibo ndetse na Kayonza. Parike y'Akagera ni imwe muri parike eshatu zisurwa cyane mu gihugu na ba mukerarugendo benshi, byaba abo mu gihugu imbere cyangwa se na mukerarugendo baturutse hanze y'igihugu. Akagera National Park cyangwa se Akagera National kagizwe n'inyamaswa zirenga 8,000. Kuva mu mujyi wa Kigali ugera mu Kagera ni amasaha 2 n'igice iyo wihuse. Parike y'Akagera iri hafi n'igihugu cya Tanzania ndetse n'umugezi w'Akagera, kandi ikindi ikaba igizwe n'ibiyaga byinshi harimo n'ikiyaga cy'Ihema. Iki kiyaga cy'Ihema cyavuye ku izina cyakuye izina ku Babirigi, kuko bahashinze amahema cyangwa se bahakambitse ubwo bashakishaga isoko y'umugezi wa Nile. Umwe muri aba bantu bahakambitse n'uwo twese tuzi mu mateka y'abashakashatsi cyangwa se amateka ya history nka Henry Morton Stanley. Parike y'Akagera igizwe n'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye, kuko harimo ubwoko bwinshi bw'inyamaswa, cyane cyane inyamaswa 5 nini z'inkazi tuzi nka Big 5. Izo Big 5 zigizwe n'inkura, intare, imbogo, inzovu ndetse n'ingwe. Akagera gatuwe n'amoko y'inyoni agera kuri 490. Nanone iyi parike igizwe n'amoko menshi y'ibiti, aho afite amoko y'ibiti arenga 150. Parike y'Akagera yemejwe neza nka parike y'igihugu mu mwaka w'1934 na guverinoma y'Ububiligi igihe yari yarigaruriye u Rwanda. Icyo gihe parike y'Akagera yari ifite ibirometero 25,000 mu bunini, kandi yari izwiho ibinyabuzima bitandukanye. Parike y'Akagera yahoze izwiho kugira imbwa nyinshi zo mu gasozi zizwi nka African Wild Dogs, ku buryo leta y'Ububiligi yabonaga ko ari udukoko tuzarya abantu tukaba twabateza n'indwara. Gusa haje kuza gutera indwara y'icyorezo yica izo mbwa, ku buryo imbwa za nyuma zo muri buno bwoko zagaragaye mu mwaka w'1944. Mu mwaka w'1957 inkura z'umukara zakuwe muri Tanzania mu myaka ya za 70, bitewe n'uko icyo gihe u Rwanda rutageraga inkura zihagije. Inkura zakomeje kwiyongera ku buryo mu mwaka w'1970 zari zimaze kurenga 50 mu Rwanda. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, inyamaswa zatangiye kugenda zigabanyuka mu Kagera kubera ba rushimusi. Urugero aho ngaho twavuga nk'inkura ndetse n'inzovu, ko bashakaga amahembe yazo kugira ngo bayagurishe, ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye nk'ingwe cyangwa se izindi nyamaswa zifite impu zakenerwaga icyo gihe, barazicaga bakazigurisha ngo bazikoreshe muri bizinesi zitandukanye. Ngayo rero amwe mu mateka twagukusanyije ya Parike Nasiyonari y'Akagera. Ndizera neza ko yakunyuze. Nshimiye wowe rero wafashe uyu mwanya ukareba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kandi tubasaba gukora subscribe, like na share. Ni inkunga ikomeye. Tubibutse ko subscribe ikorwa rimwe, maze like na share byo ni ibintu wakora bitewe n'uko buri video uyibonye. Muramuduteye inkunga ikomeye cyane, kandi namwe ubwanyu zibafasha gukomeza kumenya gahunda za Mu Rwanda TV, ndetse munabone buri kiganiro uko tugishyize hanze. Kandi rero tunabasaba kugira ishyaka ryinshi ryo kumenya u Rwanda rwacu, kandi tunabungabunga ibidukikije. Njya kugezaho kino cyegeranyo, nari Ngoma Frank, bize kuri Mu Rwanda TV.